dore uko wakongera umushahara wawe ukora ibyo bita side hustles. Rero wowe nk'umuntu tuvuge urugero uri umwarimu urigisha, ni ukuvuga ngo ibintu bya communication urabizi neza kubera yuko uhora ucommunicatinga n'abana, uhora uganira n'abantu. Ni ukuvuga ngo uzi kuganira kuri telefone, uzi kuganira online, bityo wakora video. Rero fata isomo iryo ari ryo ryose, si umwarimu gusa, ushobora kuba uzi guteka, ushobora kuba uzi kudoda. Kora ikintu wumva umazemo igihe ukora, buriya iriya ni field yawe. Niba ukimazemo imyaka 5, 10, 20, gikoremo video, ugi uploading kuri platform, ushobora kugishyira kuri YouTube, ushobora kugishyira kuri TikTok, ushobora kugishyira kuri Facebook, cyangwa ugafungura website yawe, maze ubundi abantu bose bakakugeraho ubabwira ko ushaka kuba private teacher, bityo ukorere ifaranga.